Dutangiranye n'umukobwa yarakangutse gusa mu gukanguka kwe yarari mu bizunga byinshi cyane yitegereje ku ntoki ze abona hariho impeta. Abonye hariho impeta arebye hasi abona hari ibintu byinshi cyane bihari, abona hari agasutiya kari aho ngaho. Umukobwa atangira gukurura ibyabaye ijoro ryashize, atangira kwibuka ibyabaye ari kumwe n'umusore amuhereza indabo. Umukobwa yayagaye, umusore akamwambika n'impeta muri iryo joro. Ibyo ngibyo nibyo umukobwa ari kwibuka ahari akimara gukanguka. Yikozeho barakwereka umusore aho ngaho nawe, umusore nawe haramwoherereje ifoto ari kumwe na wa mukobwa bari gusomana. Urebe ariho uriya mukobwa nawe uri kwibuka abona afite certificate y'ubukwe, bombi bakoze ubukwe ijoro ryashize. Urebe umukobwa nawe byaramucanze yifata ku munwa, yibaza ko byagenze biramuyobera. Bose basakurije rimwe barebye ibyabaye. Urebe bose barasakuje mu gusakuza, bose batangiye kwibuka uburyo basomanyemo ijoro ryashize n'ibyabaye byose. Uko cyafimo akantu kandi ntaye kigucika. Barakwereka umukobwa uburyo yagaye agamagana inshuti n'abavandimwe muri iryo joro, bakaza bagaserebura. Umukobwa yakoze ubukwe n'umusore ijoro ryashize, gusa uburyo babikozemo babikoze basinze batameze neza. Urebe ntibyatinze kwereka hano barishimanye ijoro ryashize byose byari bimeze neza cyane. Ngira ibyo umukobwa ari kwibuka n'umusore hari nawe nibyo ari kwibuka. Umukobwa yarabyibutse arangije yicara hasi yibaza ibyo nimba yari yasaze, nimba byari byagenze gusa yahise avuga tumva ise iyo nagiyemo ni ibiki koko. Urebe byaramucanze biramuyobera. Ntibyatinze kwereka yagiye gushakisha wa musore kugira ngo ariko yamubona bareba koze uko ijoro ryashize. Urebe baranaturanye uko cyafimo akantu kandi bafite useri imbere yuko ntawe nibuka ko ndayibona gute kugira ngo ndebe ko namuhamagara na nimero y'umusore nagayibuka, gusa yapfuye gucishamo haro yahamagaye. Kumbi yahamagaye kuri ofisi ahantu babakoreye certificate y'ubukwe. Umukobwa aravuga tumva ese iyo certificate mwayicagagura bikarangira ibyanjye na byo ya musore bikarangira. Yasavuga tumva nago byakona nago byashoboka. Ati byarangiye. Ati muvuze ngo iki? Ati iyo certificate cyako muyikuraho y'ubukwe. Ati byo ya musore byanjye nawe bikarangira ko nago twakoze ubukwe bw'ukuri. Urebe ntibyatiza kwereka umusore nawe mukuzaje gushaka wa umukobwa nawe ari aho ngaho. Barakwereka mu gusuga yasa kubitana n'aba musore bose bahita basakuriza icyarimwe kuko nyose bajya mu nzu batangira kuganira. Uravuga tumva ati ijoro ryashize neze ko ibyo atari byo yasonga tumva ibya byose byari ubusinzi. Ati twakoze ubukwe ko twari twasinze. Ati nzi ibintu byatugiyemo, atari ko ibintu ntabwo bigomba kuba ibyanya byo tugomba kugenda. Ati certificate tukabikuramo ibyo byose bikarangira. Ati bakayitesha agaciro kuko ubukwe bwawe bwanjye nawe ni ubwa fake. Murebe bose barabanya baravuga batumva reka tujye kuri office tujye kubirebera uri tubabwirira certificate y'ubukwe bwanjye nawe bayikureho birangire. Urebe ibyo nibyo baganiriye kugira ngo bagende bagereyo bare ko bagomba kubigenza. Ndavuze tumva reka tugende nyine kuko nanjye ntabwo wambere umugabo ntabwo nabyemereregaga. Ati reka tugende. Ntibyatinze fire ya mbere umusore yaje yarakaye bazano kuri office. Mukuza kuri office basanze umusaza warambwa batumva iyo certificate ijoro ryashize mwaduhereje dukeneye ko muyicagagura muketesha agaciro kuko ubwe bwabaye twasinze ntabwo ubwe bwabaye bwa ubwanyabwo. Murabyumva ati kandi avano ariko mubirangije. Umusaza arabitegereje arangije mugatumva nyamara ijoro ryashize mwaje murira muri gutakamba ngo tubahereze certificate ati yo gukingirwa ati tubasinyire ibi byose birangire. Ati none mugarutse munarakaye muri no kurira ngo ati tubikureho birangire. Gusa yasabwa tumva gusa makuru meza nuko nubundi ntabwo certificate twabaye ari zanyazo kubera ko ukuntu mwari mwasinze ntabwo tugeze tuzibahereza natwe turabantu baresona. Ati rwose ntabwo ukwe bwanyu ko ari ubwanyabwo. Ati ntabwo certificate twabahereje ni ibicupuri ntabwo ari zanyazo, ntabwo zisinyana na kashi yaciriho. Ati rero mutuze mu mere neza. Ati ntabwo twahereza bana certificate basinze barameze ko bari baboze. Urebe yasabwa tumva noneho ibyo muvuga ni ibyanyabyo. Ati ni ibyanyabyo by'ukuri. Ati ntabwo mwasinze ngo tubahereze certificate z'ubukwe tutazi n'uryo ibintu byose binameze kuko ibintu kugira tubahereze certificate ni process bisaba. Urebe kumbi barabe bakure kugira ngo babikure mu maso ko bari basinze. Urebe buko bakoze nagaru bwanyabwo na certificate bahereje nagari zanyazo. Barakure gusa umusore akimira kugenda umukobwa yarungurutse hirya abona ex w'ibibazo bakundana aricaye ameze na kibazo afite. Gusa umukobwa ageze hirya yatangiye kurira mukurira amarira yabaye menshi yibuka ex w'ibibazo bakundana. Gusa sinzi ko byagenze kugira ngo batandukane. Gusa nifatiyemo ntimugire ikibazo muraza kwa gusobanura bwiza cyane kandi muza gusobanukirwa buri kimwe ku kindi. Ntibyatse kwereka umukobwa ari aho ngaho yaje kuza mu kirori. Mu kuza mu kirori ikirori yajemo yagiriyemo na ex we n'ubundi abona ex we arishimye ameze neza na kibazo afite. Gusa umukobwa yakitegereje umusore akumva umusore aracyamukunze muri we niba umusore wamwanze nanjye nawe ntumbaze gusa nifatiyemo muraza gusobanukirwa. Byateze umukobwa yifashe kumutwe avuga tumureka nigera umusore mbashe kwa namuvugisha. Byatinze ateye intambwe kugira ngo asange ex we arebe ko yamuvugisha amugeze imbere. Abona umukobwa ahita amwitambika umukobwa mwiza cyane ariko ameze neza. Gusa umusore amugwindukira asabona umukobwa natahindukira atamwima amaso kugira ngo atamumenya. Ariko gusa umusore kubera ko yabanye n'umukobwa yaramurebye
aramumenya gusa umusore ariko kanyese afata umusore ngo atumva tugende ungize amasura muko uyura musore atagira ngo niwe nanije kureba gusa umukobwa mukugera hirya yakomeje kurunguruka ex we ari kumwe n'umusheri we bameze neza bari guseka bishimanye barya amafoto bari kumwe n'inshuti zabo bameze neza gusa umukobwa byaramurakaje biramurakaza ako kanya yasize kureba abacuti be mukuza kureba abacuti be yabaganirije ibyamubayeho byose n'umuryo yahure na ex we mu birori uburyo yari yishimye ameze neza cyane abagisha inama y'icyo yakora kugira ngo ariko ex we gibuzi yanamwikuramo byose bikagenda neza cyane umukobwa byaramucanze gusa baramwumvishe bumvaga umukobwa afite bamugira inama ngo atumva wowe uzahure n'ura musore nyina muganire muri ibintu byose mwabisotinga bikava mu nzira ibintu byose bikagenda neza ati nimumara guhura uzamenya ikiri ku mutima we ubundi ibintu byose mubishyire ku murongo birangira amahoro urebe umukobwa nawe bitekerejeho yibaza ko kumera biramuyobera ntibyatinze ko ariko umukobwa akora n'utuzi tugiye dutandukanye nawe barakwekana ariko ari hano mu kazi hari umugabo waje mukuza hari amagambo atangiye kumubwira ibijyanye n'akazi gusa umukobwa we intekerezo zo ntabwo ziri hano ziri kuri ex we ntabwo ariko ko yabyumva neza cyane ifite agahinda gakomeye kubera ko umushire wa mwanze ifite undi mukobwa bari gukundana bameze neza barishinya bwatumva ati mwana amagambo wambwiye nayumvisha atigabanya byinshi cyane ati komeza wigendere atuzagaruka ubutati bimbwira byinshi cyane rwose umukobwa yaranarakaye urebe ibitekerezo bye biri kuri ex we ibintu byose bari kumubwira ntago ari kubyumva bene gakeya ucyane filme kandi kora subscribe kuri YouTube channel usige like usige na comment yawe kugira ngo byose bigende neza cyane ntibyatuze kwereka umukobwa koko yatumijeho ex we kumutumizaho ex we baraje batangiye kugana bwatumva ati ndabizi no nzanyanyu tugusazajya nkubwiza ukuri ati ukundo rwanjye nawe rwabuze ikintu cy'agaciro ari cyo cyizere ati rero ntabwo byakunda kugenda twakomezanya ati kandi narabyakiriye nariyakiriye ati nawe utangira ubuzima bwawe cyangwa atumva sina kindi kintu nakora kugira ngo tureko twahuza ngo atumva nta kindi kintu wakora ati ukundo rwanjye nawe rwararangiye namwe undi mukobwa mwiza muzima ubashe kuba yanyumva tumeranye neza nta kibazo ati nawe utangira ubuzima bwawe rero atugenda uzashaka kundi kandi bizagenda neza muzahuza nta kibazo umukobwa yumvisha babaye ntibyateza kwereka ari muri Riveta yarigiye kwifunga ukanya yahise asohoka aragenda mu gusohoka gusa yasanze hano abagore bari gusakuza yaraje atashye avuga ati mbese umugore koko byagenze gute sinzo umugore n'ikibazo yahuye nacyo yari yapfiriye mu nzu gusa aribanaga abana aba wenyine nta wundi muntu babanaga yasanze hano bari guhwihisa kuvuga amagambo menshi cyane agiye atandukanye gusa umukobwa nawe aribana nawe atangiye kujya mu ubwoba bakora ko yibana kandi aba muri apartment iri ahangaha ntibyatinze umukobwa yatakiye n'akabwa kiwe gusa ex yamukatiye none byanyabyo mubwiza ukora ngo atumva genda ushaka undi ati ngiye nabyanjye nawe byararangiye ati nabonye undi muntu wundi byatinze umukobwa mu gutaha yasanze ibyo kurya biri aho ngaho byonyine yibaza nimba bijya ribana wenyine urebe gusa ikintu afite cyonyine ni imbwa bahora bari kumwe ntibyatinze aje hano aza koga mukoza koga gusa atangira kwibuka ibihe byiwe na wa musore bahuye bagakora ubukwe bwa feke bari aho gusa bari banasinze urebe ntibyatinze gusa umukobwa hari ibyo atangiye kumva umutima utangiye gutera vuba biramuca ko yagiye afata telefone ahamagara mu nshuti ngo atumva shamwana ntago meze neza ati somereza umwanya twaba turi kumwe ati rwose ndi kumva ntameze neza sinzi impamvu ugenda kwiyumva ko ibintu bitari sawa hano mwa runo rugo ati kandi ndi jyenyine umukobwa byaramucanze urebe ntibyatinze gusa yaje kuryama yarishitiye mu kwisitara sinzi umukobwa ikibazo atangiye guhura nacyo urebe atangiye kugira intekerezo nyinshi cyane arapanika uko yagapanitse yaraje ahubuka ku gitanda yarariho arangisha agwa hasi mu kugwa hasi yatangiye kuvuza induru aratabaza gusa yibana wenyine urebe yibaje icyakora ako kanya yose afata telefone ahamagara nimero ya polisi kugira ngo irebe ko yaza ikamutabara ikamutwara yateze ko polisi yahise ziramugiye bafata umukobwa bahita bamujyana kwa muganga abaza bagatumva ati kondisiyo y'uyu mukobwa yari ati ntagikomeye cyane gusa akeneye kwitabwa kugira ngo asubize ubwonko kugiye byose bigende neza ako kanya hari umuganga waje amufatira hafi bahita bamwinjiza kugira ngo bagende bamwiteho byose bigende neza cyane umukobwa yaje aryama aho ngaho mu kuryamaho mu gukangutse asanga hano hari umuganga uhari urebe muganga wari uhari yaraje atangiye kumwitaho urebe arangisha ngo atumva ifubike neza umukobwa gusa atangiye kuriramo yari afite mu bwa gipanika nibyatinze ko muganga asa mwandike igikaska no kugira ngo amini ibinete biranga kugira ngo arebe nimba ari kubasha ko yamanga atumva akani kangaye kugira ngo nimba umukobwa ubwonko bwiwe bukiri gukora neza nta kibazo afite urebe nibyatinze umukobwa yabonye umukobwa ari muzima nta kibazo afite urebe yari yakiza ameze neza nta ribi ryo gusa umukobwa aragipanitsemo gakeya agifite ubwoba sinzi ikibazo yari yagise ngo niki nibyatinze umuganga barakwereka yese akoramo itabure yari afite ahita yimufubika kubera ko umukobwa yari anakonje ntabwo ari ameze neza ngo atumva ifubukiye utabura byibuze yaza kukumara imbeho byose bigende neza cyane ubwo yitegereje umusore ujye umusore amwitaho ni umuganga bahuye bwa mbere gusa umukobwa yanze gukora amaso kuri uyu musore urakomeza kumureba umusore nakomeza kureba umukobwa ni umuganga bahuye ntibyatinze umukobwa iraje hano ari kuruhuka yicaye mu ntebe
abona hirya disa umuganga ari umwana uri kwitabwaho n'umubyeyi bameze neza bafite urukundo rwa hatari bameze neza ntari umukobwa gusa batumva ati se nanjye ati basi nanjye nari kuzagira umuryango nk'uyu nguyu unyita nko kwita kuri uriya wundi urebe umukobwa yibanaga wenyine umuryango ntawe yagiraga yari papaga kimama byose arabyimenyeraga ntibyatinza kuri kano wa muganga yaraje haba baganiraga mu kuganira muganga yahise amuhaguruka iruhande arangije azi iruhande rw'uyu mukobwa mu kumuza iruhande yakomeje kwifatira ko kunywa kiwe nawe yari kwifatira agapoze amaze kuruhukamo kubera ko ari wari wavuye ni wari wavuye n'uyu mukobwa umukobwa yasamwe atumva ati rwose wa musore we ati nibyiza cyane kwa wamvuye urebe gusa akibuka umunsi akibuka uburyo bahuyemo akimukubita amaso uburyo amaso yanze kumuvaho umukobwa kigaragara cyane akunda umusore bwa mbere bakibonana urebe nibyateze umusore yasahindukira itegeza umukobwa narafite ko kunywa itegeza umusore agatumva ati se umeze neza ati amubwiza ukuri ati kuva nahura n'amananga mutima yawe yahise azambwa kuri rwego rwo hejuru umukobwa adace ku ruhande yatangiye kumubwiza ukuri uko ibintu byose bimeze urebe umusore yabyara mutunguye biramucanga yumvisha amagambo umukobwa amubwiye urebe umukobwa ari aho ngaho yakomeje kuganira n'umusore gusa umusore atungurwa n'amagambo umukobwa ari kumubwira ngo atumva okay ati nta birenze ati nanjye ndumuganga ngomba kukwitaho ati rero nta byadanje bakira aho ngaho umukobwa mucuti yaje kuruga atumva ati dura hano wicaye ati sinaga imbere kukwica urebe yaraje mucuti amukora ngo atumva ese umeze neza nta kibazo ufite urebe ntabwo ati mana we ati siko mbona mbari taburiya y'abaganga ati tabura wayikuye he ati tabura ninde wayiguhaye urebe umukobwa yasivuga atumva ati nizere ko ibyo no gutekereza atari ibyo urebe umukobwa byaramucanze yibaza impamvu mugenzo yambaye itabura y'umuganga yasunga tumva ati tabura umuntu wayimpaye ati rwose kumwikuramo byanananiye urebe yasabaga tumva ako mananje waranasaze ati vuze ngo ro bakunze umuganga hano hantu ati gusa tuza nugiye kibazo ati ndahari kubwawe ati tuza rwose nugiye ikibazo urebe umukobwa wa mukobwa mugintu cyese abana wa muganga atambaye tabara arangije caragena avuga urukumva amagambo uvuze ko nahise arakazura muganga none sai komereza aragenda byatinze umukobwa yaje gukira mu gukira bare bagiye kumusezera umukobwa yahise abwira umuganga aramubwira atumva ese iyi tabura mwanyemera nkayicyura nkayitwara urebe wari kumwitaho yarasetse wari kumusezera ngo atumva nta kibazo yifata uyitware urebe ntibyatinze iyo kimara kurangira wa musore su yaraje uyu nawe ndakoranye ubukwe na n'uriya mukobwa bwa fake byatinze aje kureba wa mukobwa asanga umukobwa umukobwa yagiye atagihari ukanye sasa umuganga abazugana batumva ese kare witaga kumukura umukobwa byagenze ese ngatumva ati umukobwa yavuye hano yaje ati nanjye sinamigiye yagendeye ati rujya no mushakishe ni muzahana ba ati mugende muri kumwe nta kibazo ujye kumureba urebe musore yaraje kureba wa mukobwa kwera ko yari kwa muganga araho ngaho ukira filma karfu kandi wowe kora subscribe usigere na comment kugira ngo byose bigeneze cyane byatinze kwereka umusore aje kuganira n'uyu musore aba bombi baje kuganira urebe gusa umukobwa hari yagiye ari kwitekereza muganga ati se wa muganga bati nzakubwira iki atamaranga mutima yanjye pare kuri muganga sinkubeshye ati ndikumva intekerezo zanjye ati zanze kumuvaho ati sinzi icyo nakora kugira ngo nibe ko namwikura mu gusabira goye cyane ati nkurikije ukuntu yanyitayeho ati ndikwiye ku buryo yandebaga ati nkumva byibuze natansura nkajya kumureba urebe umukobwa hari yatangiye ku buryo yabonye uriya musore agenda amuvuga imyato ari kumwe na mucuti we ibyatinze kwereka umukobwa yaratashye aza mu rugo mukuza mu rugo ntabwo rishimye avuga tumva ese koko uriya musore ndaza kumubona gute kuko ati ngo ngomba kuzayangenda nkajya kureba ahantu hari kugira ngo byose bigende neza urebe byatinze umukobwa yicaye aho ngaho yigunze bucya mu gitondo kuko yaraje azakora aho muganga ari aza kugenda amugenda runana kugira ngo arebe ko yamubona amubona hano muganga ari yarakubisemo ubufime yitsinye kugira ngo atajya mu n'umuza kumumenya urebe umukobwa ntibyatinze yaje gura n'undi umusore baza kuganira ngo atumvise ko kugenda wihisha muri kibazo ufite niki asabwa atumva ati nge nta bintu nanje kukura asabwa atumva se n'umuti tumuje kundeba ati mari mu kazi kenshi cyane ati rero biragoye ko kano kanya twaba turi kumwe ati nagutya turi kumwe nuko mba niyibye urebe gusa umukobwa yitegereje umusore ambwa atumva ati rwose ngendagira nkubwire ko ati nge nagukunze pe ati ibyo ngibyo byubimenye najye mu mutima wawe ati njya maranga mutima yanjye rwose akoreho neza 100% ukurikire ibyatinze umusore ambwa atumva ibyo ngibyo bubiretse ati njya mba nibere mu kazi kanjye ati nta birenze rero umukobwa yasa aragenda gusa iby'ingenzi yarabibwiye umusore amubwira by'amaranga mutima ye ukiyafima filma kanko kandi ntaye kigucika no gukora subscribe usigare na comment akwereka wa musore wundi nawe rero yaje kumureba uyu ni Yesu yambwa tumva ise wari wagiye ati gihe cyose maze ikintu cyane gushakisha ko narakubuze byatinze yasa hobera umusore urebe mugobera umusore barakwereka gusa wa musore yaraje ukwiye filma kanako kandi yatashye bitameze neza gusa uko yagatashye umukobwa yaramushwikurije amubwira ko bitanakunda gusa umusore yatangiye kwibuka byiza yajyana n'umukobwa ijoro rimwe babonanye uburyo byagenze uburyo byari sawa cyane umusore yajya bitekerezaho gusa bari muri rivete banagiye yabonye umukobwa ari kugenda yisekesha cyari kuseka ibaza cyari cyo kiramuyobera mbwa tuse kugenda wisekesha nkabura nishimye ati byagenze gute ati iki kiri kugushimisha urebe umukobwa yesa mugatumva ati rwose
se ati nyine mfite ikintu kiri kunshimisha rwose, ati se ubundi ibyisa twubaka ikomereza ubuzima bwawe nanjye ngikomereza ubuzima bwanjye icyo cyaba cyiza cyane kurushaho ukujya filime kanu kandi umusore nabwo atumvira ngo twari tugenda ugabanya amagambo, ati ndabizi uriya musore no gutekereza cyangwa atumva, ati ese uri kumbwira, ati ndamuzi uriya muganga, ati mufite amarangamutima ari hejuru cyane, ati gusa nanjye ndano ku bwawe igihe cyose wanyenera mba mpari, ati rero sinzi impamvu umuntu muhuye mu isegonda rimwe ibintu byose byahinduka se ngatumva, ati se wajya umenya ibyawe, ati by'ubuzima bwanjye ibyo ngibyo ntabwo bikureba, ati twahuye gutyo gusa, ati nta bindi urubyumva neza, ati rero kwirwa ibintu byinshi cyane, atumbwira amagambo menshi ibyo ntabwo nkeneye kubyumva, kora subscribe, usige like, usige na comment kuri YouTube channel yanyu kugira ngo byose bigere neza cyane. Aha niho honyine uzajya usanga izi filime nziza cyane nk'izi ngizi z'ubwenge ndetse nzira kugenda bageze imbere, bagiye basutonga bagiye bashwana mu gushwana, umusore akunda umukobwa gusa umukobwa yikundiye uriya muganga wundi ntagakundiye umusore abenaga cyane nubwo mu ijoro bashyingiwe bagakora ibyabo, ariko ntabwo bivuze ko bigeze bakunda no bose bari basinze. Nibyatinze yambwa tumva ise ubundi kibazo ufite ni iki, umukobwa ngo atese wamvuye bone n'ikiri kumbaza ubundi wowe, ati n'ikiri kumbaza mwanditse, ati komeza ubuzima bwawe nkomeza ubuzima bwanjye, ati twamenyanye dukuze, ati rero kigo wivanga mu byishimo byanjye cyangwa mu mubabaro wanjye, ibyo ngibyo ntabwo bikureba, ati ntabwo yifuza ko uri guhangayikira, ati menya ibyawe ugenda uhangayikishwe n'ibya byanjye ntabwo bikureba. Umukobwa yatangiye kugenda akatira umusore gusanga kubyumva, urebe n'ibyateze umukobwa yaraje azana abacuti be, aza kwereka wa muganga yikundira ari mu kazi ameze neza nta kibazo afite, udebere akaza kumurunguruka, yazo atumva yakora umusore mwiza pe, bakira aho ngaho barakwereka haru waje ukurya arifyo bagaruka kandi umukobwa urukundo rwamutwaye nk'umusazi, kumbe nyuma yabo haje undi mukobwa mukoze asabwa atumva ese kumbona mukuri ba boyfriend wanjye kuriya, ati mubona yabakunda, ati mwanze mwitegeze imibiri yanyu ukuntu imeze, ati mwitegeze n'umubiri wanjye, aturiya muganga muri kureba hariya atura ni boyfriend wanjye, ati rero kiza mwakura bajya mumukuraho amaso kugira ngo byose bigende neza, ati ngiye cyo nakubwira cyo, ati se uwirebye nanjye ukandera ukubona hari namwe duhuriye koko, ati ukumva se wanjye koko yagukunda, ati rero bwiza mfite ure mu mubiri mfite nawe ubanze wirebe, ati ndabarenze kure cyane, ati rero bivuze ngo munshingukire kumushira mureke kwirirwa muza mumurunguruka, urebe byatinze kwereka wa musore nawe hari mucuto bari kumwe bari kugenda baganira, amubaza icyo yakora kugira ngo arebe ko byibuze yatsindura umukobwa, yasambwa atumva wowe ko igishoboka cyose nyine ko wamurwanira ubundi ibintu byose mubishyire ku murongo. Ibyatinze barakwereka hano umukobwa yaraje aza kwitekera utwo kurya ameze neza nta kibazo afite, urebe kumbe wa musore yaje kumureba kuza kumureba ngo tumva ese kumbona washyacanye ikibazo ufite ni iki, ati ninde witeguye hano ko mbona umeze nk'ari umuntu kwitegura bimwe birenze, samwa tumva ati rwose rari woni niteguye pe, atabuva hano wikomereze wikendere, ati wowe atuzagaruka ubutaha kuko hari umuntu ntegereje, ati tahire rero wikomereze wikendere, urebe kumbe umukobwa yari yitegurira muganga yaragombaga kuza kumusambwa tumva okay nta kibazo mbo byo bikeneye, ati reka nikomereze nigende gusa reka mbwize kuri ati byose watetse witekera muganga koko, ati nanjye ko nanjye ari njye watekera none watekera muganga, urebe umukobwa umusore atangiye kumusarana yambwa ati bye bye, ati komereze wigenderegaga, ati komereze ugende ntago ari nateguriye bino byo kurya, atarona biteguriye atoza garuka ubutaha. Nibyatinze kwereka umusore yaciyeho gusa cagahinda ari kose agenda babaye, umukobwa yaramukatiye ntago agikeneye ko agera na kururukuru nawe habe na gakeya uko yafima kantu, kandi ntaje kigucika ko kora subscribe usige na comment kuri ko umusore yaraje asinzirira aho ngaho, we agasinzirira aho ngaho, wa mukobwa yaraje mukuza yasanze umusore yasinzirira aho ngaho ari we su, urebe ngusinzira aho ngaho umusore byamucanze ko rukundo yakunze no mukobwa asanga tumva ese ugarutse hano gukora iki, atuje kongera kumba basanga tumva nago nje kubabaza, atabwo niko nawe nasinze ataguruka tugende atuje kuryama, urebe umukobwa yahagurukije umusore kugira ngo agende ko yagenda akajya kumuryamisha, umusore ahubwo afata umukobwa atajya kumureba mu kumureba, umukobwa agize ngo aguruke ngo amufashe, ahubwo yasa amwikuruza atangira kumwiyegereza, urebe atangira kumureba kucya filime kantu, kandi umusore akunda umukobwa kuri rwego rwo hejuru gusa umukobwa abona gakundi umusore, umukobwa mwabonye undi musore yikundira nuri ya muganga yaraje yitegereza umukobwa, mu kwitegereza umukobwa aramureba, agize ngo amusome umukobwa yasegera ku ruhande, umukobwa aramwitaza, umusore ajya hirya, urebe ntago akeneye kururukuru nawe yasa mukubita ku mutwe gatumva mwana gabanya ubugoryi, ati tugende uje kuryama, atuve hano hanze reka ubucucu akira aho ngaho, kumbe hari umwana waje, umwana mukuza, umukobwa mu kwitegereza mwana yaje avuga tumva ati se mwese ni gute mamubana gucu, ati ntimunabyarana n'umwana, urebe ko uyu mwana n'uyu mugabo su, urebe yaraje aravuga tumva papa umeze neza, ati aguruka vuba nkujyane mu nzu, ati ndebe ko byibuze ibintu byose byagera, asanga tumva se wamfasha twagera papa tukamujyana mu nzu akajya kuryama, ati mwana reka ngufashe nta kibazo, ati yari yasinze musanga hano atameze neza, ati rero nari kumuhagurutsa nkumva nagari gushaka kugenda kandi nta mbaraga nari mfite, umukobwa yasa amushyira ku mugongo, mukomushyira ku mugongo kanya yahise bamuterura batamushyira ku gitanda araryama, urebe yari yasinze ntabwo yari ameze neza, yarakajwe umukobwa kandi akunda umukobwa gusa umukobwa we ntaga mukunda, urebe yambwa tumva mwana we hafi papa wawe rero ujye umwitaho nta kibazo. Nibyatinze umusore bukiye mu gitondo
uwo mwana yambwa tumva papozi byabaye ariko atuzi ko wahetswe n'umugore ariko akaza kuwushyira no mu buriri. Urebe umugabo yatangiye kwibuka ibyabaye ijoro ryashize, uburyo umugore wari we wamuhetse akagenda akamushyira ku buriri, yumva yasebye. Urebe barakwereka umukobwa nawe mu gitondo yariziye mukuza yahise kwitana na wa musore aje kumureba. Ureba gusa umusore afite amasonimo kubera ibyabaye ijoro ryashize, yaraje arambwa tumva mbabare ku byabaye rwose nakuruhije, ati rwose unyanga ariko tumva namamve kunsaba imbabazi, ati byabaye nagomba gufasha gusugireka kugira nk'abana, ati kandi byagiye nawe byaranarangiye, ati byabaye rya joro ryashize byarangiriye hari, ati kandi ikindi yakira ukuri bikomeza kunyizirikaho, byagiye nawe rwose birangirira aha ngaha. Umukobwa yakomeje kugira inama y'ino musore amubwira ko atamukene mu buzima bwe, kakeneye kubaho wenyine akamureka. Gusa umusore nagabasha kuba yakumva, arakizika kuri uyu mukobwa. Gusa umukobwa nagamukunda bina gakeya, hari ako umukobwa yahereje umusore. Urebe umusore yaraje yicira aho ngaho yumva arababaye. Urebe yaramutumiye mu kumutama gatumva ngo uzaze mu kirori cyanjye, nuri umusore ati ndagutumiye. Urebe nibyatenze kwereka umukobwa yaraje, umukobwa mukuza wa musore akomeje kumwikurura ko bwije no kubukeye, amwumvisha ko bagomba kuba bakundana, akamukora buri kimwe cyose, ariko umukobwa yanze kubyumva bene gace. Tumva ese uzanyumva ryari? Ati ihangane ugenda uzashaka undi. Ese gatumva se ndashaka umeze nkawe. Nambwa tumva arahari abakobwa benshi barari beza, ati nzagufasha ntugire ikibazo, ati nzagushakira undi mukobwa muzagenda mukikundana byose bikagenda neza. Umukobwa yasa mucara agenda. Urebe umukobwa nta stress zindi agikeneye z'uyu musore. Nibyatinza kwereka hano wa mukobwa yaraje, kumbi umusore yaje kumusura, mukoza kumusura yahise basohokana bajya kwirebera filime. Mu kwirebera filime kana kandi umukobwa uko yakicaye aho ngaho yaraje atangira kwitegura n'ubundi bikimara kurangira ibyo ngibyo yaravuze tumva n'ubundi ngomba kongera kwitegura kugira ngo ndeko nakongera gura n'ura musore meze neza nta kibazo bafite. Yagiye arambura udusasi twiwe adukora neza, ahubwo tumva she wanjye umunsi aravuze kundeba uko byagenda kose. Yisize bwa rouge à lèvres, umukobwa yambara neza cyane kugira ngo umusore naza kumureba asanga ki ameze neza nta kibazo afite. Yatinze yaraje hano acana n'utubuje kugira ngo bigaragaze urukundo nyine rumwe rurenze cyane. Urebe yicaye yiteguye umusore ambwira ko yamubwiye ko agomba kuza kumusura hano iwe akaba ameze neza. Nibyatinze kumbi yarakumaze gukomanga, umukobwa aje gufungura asanga ni wa musore. Umukobwa yahise abirakariramo. Urebe gusa umusore mu kwitegereza ukuntu ahantu hari guhumura uburyo yategwe amasavuga tumva mwana no muteguro none bwoko ki? Ati ninde witeguye? Ati ni wa musore witeguye. Ati se njye uzamereza umwanya ryari? Ati njye wajyumpereza agaciro koko. Urebe umusore yaraparitse akibona buje abona amawine aho ngaho atumva nizeye ko ibintu bitari kwikorera musore pe. Ati uko byambabaza, ati byandakaza mwe birenze cyane. Ese matumva itahere, ati mushyitsi wanjye ataza kunda agasangura, ati genda agira vuba vuba. Umukobwa yagiye asunika umusore kugira ngo amuvire mu rugo agende. Urebe byatinze kwereka umusore yakomeje kurungurukira mu gatobore. Barakwereka kira aho ngaho umusore n'ubundi yongeye kugaruka avuze atumva mwana ngiye ndikumva nta kinda pe ko bino bintu ndikumva rye nta gusigara n'uyu musore kuko ndi kubona ibyo kubera hano atari ibintu byoroshye. Urebe ibyatinze kwereka uyu musore asa kwitana n'uyu musore asanga atumva mwana nje gusura uyu mukobwa natwakikomereza ukagenda ati mbabarira. Urebe umukosore yahise yinjira mu nzu, mu gusore gusa ariko yarakugerageje uko shoko kugira ngo ariko yabana n'umusore ntinjije. Gusa umusore byarangiye yinjiye mu nzu, araje atangira kwishimana n'uyu mukobwa yaraje kumusura, batangira kwirebera akamuvi batuje binywera kawaini bicaye bameze neza nta kibazo bafite. Urebe barebana akajisho bameze neza nta kibazo. Urebe uko bakarebanya kwereka umukobwa yitegereje umusore yitegereje umukobwa bagenda begerana gake gake. Urebe bagize ngo basomana ku kanya, ubu hari icyo bumvishe hanze. Urebe mu kucyumva kumbi ni message umusore umukobwa bari bamwohereje ayoherejwe n'ura musore atangiye kumuzonga, atangiye kumutesha umutwe kubera ko yamenye ko uyu mukobwa n'undi ariko n'undi musore no mu nzu yaje kumusura ameze neza nta kibazo bafite. Urebe yasafata na ya message ahita yisiba. Barakwereka n'ubundi bageze ngo bongere bajye gusomana. Ako kanya kabwa gase gafata gase kajya kwipantaro y'umusore karangiza atangira kuyikomba. Urebe ako kanya kabwa gase gacaho karagenda kucyana filime kanu kandi n'ubundi bajye kugerageza kongera gusomana kucyana filime kanu kandi nta kigucika. Buragora kanya n'ubundi umukobwa yahise yikanga yumvishe hanze hari gukomanga, kumbi waje ni wa musore yanze kwavirira, yanze kubahereza agahenge, yaje mu nzu yabuze umutima wo kwihangana. Byatiza yasimga tumva nanje kugusura ati sena wanyemera nkinjira. Nibyatinze bamwe narinjira mu kwinjira cyari filime cyahindutse batangiye kurebera ibitente. Undebere urakwereka umukobwa umusore akomeza guseka ibyari ibirori by'abangaba bombi yabyivanzemo abihindura uruvange. Undebere umukobwa byaramurakaje yumva umujinya uburyo iki gisore kimwiciye umunsi we na sheri we bameze neza nta kibazo bafite kwera gufuha. Urebe uyu musore akorwa n'abana basore bombi, gusa umukobwa yikundurira muganga gusa nta kunduriya wundi. Nibyatinze kwereka hano bagerageje kuza gusomana n'ubundi nanone
birangira bibaye gusa basomana gutyo biraho ngaho bageze ngo basomana n'umundi mukobwa yasebuka ko ari ibyo yariye binuka yumva ko yanukira yumva ko yanukira umusore ngatumva rwose ibyo ngibyo tubeka ati nsoma kwitama ibyo ngibyo birangire gusa yamusomye kwitama gusa umusore we yumva ntacyo bimutwaye uyu musore n'umuganga aratuje ntari biryiwe nta kibazo kiwe umusore umukobwa nawe aranga akunda umusore urebe ibyo yatise umukobwa yese aza kubrosa ko ibyo yari yariye ukuriye film akanko kandi ntaye kigucika kora subscribe usige like usige na comment kuri YouTube channel yanyu kugira ngo byose bigende neza cyane hasa gatumva mbega amahirwe nabuze we atiye gusobanura umusore kwera ibyo nariye koko urebe ibyatinze n'ubundi baraje hano baze komeza gusohokana baza bameze neza nta kibazo bafite urebe ibyo ngibyo umukobwa nawe akugenda yibuka ibi byiza agirana n'uyu musore ko bwije nuko bukeye urebe umusore yaraje hano yegera umukobwa aza kumubwiza ukuri kwanjye akavuga ati mbati rwose nanjye nakubeshya ati nanjye nagukunze pe n'umutima wanjye wose ntago nifuza ko nzojya kuva iruhande ati ndifuza ko igihe cyose tuzahora turi kumwe ko bwije nuko bukeye umusore nawe n'amaranga mutima ye yabibwiye umukobwa ngo akamukunda by'ukuri umukobwa nakunda umusore bimwe birenze cyane gusa umukobwa nawe afite umusore umukunda gusa umusore umukunda we ntago amukunda be na gakeya habe namba urebe baragerageza gusa ariko none ntago bari sawa byatinze umukobwa wa mwana wa musore wa mugabo su yaje kwegera uyu mukobwa n'amwatumva isi wamfasha papa kamushakira undi mukobwa mwiza ati mwiza birenze sanga tumva nta kibazo umwana nzagufasha ati ntugire ikibazo ati njye ngomba kugufasha ko byagenda kose byatinze umwana yegere papa rwatumva papa rwose ati ngiye gushakira undi mukobwa mwiza cyane muzakundana kandi byose bikagenda neza ukijya filime kantu kandi barakureka gusa uko umugabo ari mu modoka ari kugenda wa mwana yahamagaye wa mukobwa rwatumva ese papa wabamuboneye umuntu bakundana cyangwa ntago ugeze umubona urebe byatinze wa mugabo w'icyakoze samuzanira amafoto y'abantu benshi cyangwa tumva ati dore ngaye amafoto ngaho hitira papa wawe hitira papa wawe wamubera umugore ati murana amafoto yose ari hano ukuri cyane filime kandi barakoreka umwana yasimga tumva gusa umwana yasimga tumva none se ati ndi gushaka umukobwa atufite ubwiza buri naturere nk'ubwa yasimga tumva hano muri Korea biragoye atakobwa hano muri Korea bose bagiye bitukuza bagenda bisiga amavuta menshi agiye atandukanye atebiragoye ko namubona ariko gusa ndatekereza ko umunsi umwe ko byagenda kose uzamubona uko byagenda kose papa wazamubona ibyatinze kuri hano hari byari byabaye hano hari undi mukobwa wari uhari umukobwa nawe yari yabijemo urebe ukubitana amaso n'uyu mukobwa n'umukobwa nawe ni mwiza na biryo kandi afite uruhu naturere nta bivuta yisize nta kwitukuza na plastic surgery yigeze akora ameze neza nta kibazo urafite n'urwiyo yakomeje kuganira n'uyu mukobwa baraganira gusa umukobwa nawe ni umwarimu ukujya filime kandi we kora subscribe usiga like usiga na comment kuri YouTube channel yanyu kugira ngo byose bigende neza cyane urakoreka umukobwa abaje hano nk'aba volontaire baza gufasha abaturage hano kugira ngo bafashe uturimo hano kugira ngo ureko ibintu byose byagenda neza cyane urebe byatinze kuri kano umukobwa kakana karishimye kabanya wa mukobwa uburyo ameze neza nta kibazo afite urebe byatinze baricara wa mukobwa aza kwicara n'umwana baza kuganira gusa kwereka uko umukobwa ari kugenda yazamukanye ibintu by'amatafari gutya gusa wa musore wa mugabo agenda mutwaje kugira ngo atagenda avunika gusa sura kikura kuri uyu mukobwa gusa umukobwa ntaga mukunda bina gake yanze kuva kwizima ariko rundi barakwereka wa mukobwa yabaye nk'urabo kwagize ngagwe ako kanya umusore yahise amusama ataragiye ikintu kimwe aba urebe umukobwa gusa yavunitse mu kugenda bitangira kwanga umusore yetegereje umukobwa atabona ko umukobwa yavunitse sanga tumva nkana ndekora ndijyanye ati ntugire ikibazo kuba gusa mu kugenda yagiye adashinga agenda acumbagira ako kanya barakwereka umusore umugabo yarabibonye mu kubibona yahise amubwira tumva ati zina ku kaguru kawe mbashe kuba nagukanda rero ibintu byose byagenda neza cyane urebe ibyatinze gukumba umukobwa bitegereje ku kagomba bari kiwabona kavunitse byadanje umusore yaramubwira tumva reka tugende gutware mugeze mu rugo nibe ko nakwitaho ibyatinze bageze muri parkingi yasamubwira umukobwa ati mva jya mu mugongo gutware umukobwa arabyanga kwanya umusore yasamuterura ngo atumva tugende nge mu nzu ati ngende mugeze mu nzu kuko ntabwo uri kubasha kugenda mbashe kuba nagukanda kumbi wa musore w'umuganga yarabibonye byose biri kuba mu kwibona umujinya waramwisha afunga ingumi kubera umujinya wa hatari urebe byatinze kwereka umusore yinjije umukobwa gusa umukobwa agenda acumbagira mu kinyana acumbagira ageze agende muko usore asanga tumva nagushyirije amazi reka maze gukande ndebe ko byibuze wakira urebe byatinze yazanye kare kugira ngo amukande rambwa tumva ese warikira ko nge ndibashe kwa nakwitaho umusore aramukanze mu kumukanda umukobwa wese yitegereje umusore n'umusore byibuze amwitaho nawe ntari biryiwe kandi aramukunda byadanje byari filime